yaradukunze aratwitangira, ni umukiza wacu, yaje muri twe. Twabonye rero ko agaciro n'icyiza cy'urwo rukundo yatugaragarije mu mutima we mutagatifu. Hanyuma tubona ibimenyetso bikoreshwa kugira ngo agaragaze urwo rukundo rwe, by'umwihariko ibimenyetso byo kudukoraho, byo kutwegera, aribyo bita sacramentum cyangwa amasakaramentu, ko atwegera rwose wese akaza muri twe. Ikimenyetso cy'indoro, uburyo atureba maze indoro ye ikatureshya, uburyo atwumva maze tukavuga ijambo, nawe akavuga ijambo, umukiro ugataha iwacu. Ijambo ryiza rikaba mugenzi w'Imana. Tubona rero ko yaduhaye noneho by'umwihariko umutima we kugira ngo tuwegere, tuwugire uwacu mere nk'uwe. Yaratwihaye rwose, yaradukunze. Tugiye kurebera hamwe rero noneho icyo adusaba tumaze kwakira umutima we, tumaze gusuzuma umutima wacu, adusaba iki. Icyo adusaba rero ni uko natwe twakwegera abandi. Niba yaraduhaye amazi yo kunywa akatubera isoko y'amazi afutse, natwe tugomba kubera abandi ikiramiro. L'amour qui donne à boire. Ni urukundo rujya mu bikorwa, urukundo rugaragazwa n'ibikorwa. Ibyanditswe bitagatifu, inyigisho za Kiliziya, ijambo ry'Imana, byose bitwereka ko Yesu Kristo nyirizina ari we wagiye twimenyekanisha mu mateka y'ubuzima bwacu. Iyo dusomye isezerano rya kera n'isezerano rishya, tubonamo rwose ibintu bigaragaza byose ubwiza bw'Imana, ibigaragaza uko umuryango w'Imana wari uteye. Dufite twese inyota y'urukundo rw'Imana. Ntawe utanyotewe no gukundwa n'Imana, ntawe wumva atakwishimira ko Imana yamukunda, ntawe wumva buri wese aba yumva ko Imana imugira umwihariko. Niyo mpamvu burya no mu isengesho ryacu kenshi dukunda kuvuga tuti Mana yanjye. Iyo uvuze ngo Mana yanjye, ni ukuba wifuza ko Imana koko uyifitiye inyota. Soif de l'amour de Dieu. Nk'uko rero Bibiliya ibitubwira, cyane cyane mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, mu mutwe wa 12 umurongo wa 3, batubwira ko mu byishimo ariho tuzavoma, tuzegera isoko y'amazi afutse, no tuzabona agakiza kacu. Mu kurangwa n'ibyo byishimo, mu kubaho mu byishimo, no tuzabona umukiro wacu. Umuhanuzi Ezekiel we akavuga ko azashyira muri twe ubuzima bushya, azashyira muri twe isoko y'amazi afutse. Nzabashyiramo umutima wumva, mbakuremo umutima w'ibuye. Tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel umutwe wa 36, Ezekiel 36 umurongo wa 25 kugeza ku 26. N'umutwe wa 47 w'igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel batwereka ko aho azanyura hose hazadudubiza isoko y'amazi afutse, hazaba imigezi y'amazi afutse. Kubera ko muri Isiraheli, muri cya gihugu cyo kwa Yesu Kristo, hariyo ubutayu cyane, bigaragara ko nk'abayahudi bagiraga umunsi mukuru witaga w'amahema. Birukaga iminsi imyaka 40 bamaze mu butayu bagenda babuza amazi,
noneho bakongera bakabona isoko y'amazi, bakongera bakagira ubuzima. Amazi ni ikimenyetso cy'ubuzima. Je vous donnerai l'eau pure, l'amour qui donne à boire. Urukundo rutuma natwe duha abandi ikibamara inyota. Abahanuzi rero benshi bagiye bagaragaza iby'iyo soko y'amazi afutse. Hanyuma mu isezerano rishya tubona ko mu mutima, mu rubavu rwa Yesu Kristo, ubwo barutikuragamo icumu, nibwo hasohotsemo amaraso n'amazi. Amaraso n'amazi. Ayo mazi rero yasohotse mu rubavu rwa Yesu Kristo, niho tubona ko ari amazi afutse, y'amazi natwe tugomba gukurikirana. Tubona mu ivanjiri yanditswe na Yohani, ivanjiri yanditswe na Yohani mu mutwe wa 19 umurongo wa 34. Ivanjiri yanditswe na Yohani mu mutwe wa 19 umurongo wa 34, aho umusirikare warurinze aho ngaho yasimbutse agafata icumu maze akaritikura mu rubavu rwa Yesu, hakavamo isoko y'amazi. Iyo soko y'amazi rero niyo tubona ibyiza byose Nyagasani atugezaho. Ibyo byiza rero tubona natwe tugomba kubigeza ku bandi. Ni wa mutima rero wahuanyijwe n'icumu, niho habaye ugukinguka k'urwo rukundo, ugukinguka kw'iyo soko y'amazi afutse. Twibuke ko no mu isezerano rya kera Musa hari aho bageze umuryango w'Imana ubura amazi, ubura uko ubaho, nuko bategeka ko mu rutare yakubitaho inkoni maze urutare rukavamo amazi. Yarabikoze rero, nubwo yashidikanyije bwose, ariko yarabikoze. Mu isoko y'amazi yatumye bongera kugira ubuzima, noneho bakomeza urugendo. Ayo mazi rero afutse ni bya bikorwa byiza tugomba kugaragariza abavandimwe. Tubona ko ibyanditswe bitagatifu rero, aho Yesu Kristo agaragaza urugendo rwe rukomeye cyane, asaba abantu ati ufite inyota nanyegere naze anywe, kuko muri we ariho hakomoka isoko y'amazi afutse amara inzara n'inyota. Tubona mu ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 7. Ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 7 kuva ku 37 kugeza ku 39. Aho ngaho niho tubona iyo soko y'amazi afutse, byose bikuzurizwa rero ku musaraba. Cya gihe uwo musirikare nyine yatikuraga icumu mu rubavu rwe, bimeze nka bya bindi Musa nawe yatikuraga inkoni ye ku rutare, amazi agasohokamo. Tuzirikane ko amazi ya batisimu ntabwo ikiri ya Yorodani yagendaga, ahubwo noneho ni amazi akomoka mu rubavu rwa Yesu Kristo, mu mutima wa Yesu Kristo. Niyo mpamvu burya iyo batisimu duhabwa, ntabwo dukenera amazi menshi nk'ayo ngayo umugezi agenda, ahubwo ni kwa kwemera, ni muri kwa kwemera kumva ko Yesu Kristo mu gutanga ayo mazi tubatirizwamo, hanyuma amaraso akaba ikimenyetso cy'Ukaristiya, amazi akaba ikimenyetso cy'abatisimu. Muri ya masakamento y'ibanze rero duhabwa, byose tubikomora kuri Yesu Kristo, by'umwihariko muri urwo urubavu rwe rwasohotsemo amazi n'amaraso. Aho ngaho rero muri uwo mutima we niho hari isoko y'urukundo, niho hari isoko y'urukundo. Niyo mpamvu rero mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa umutwe wa 22
umurongo wa 17 batubwira ko umuntu wese ufite inyota iyo yegereye Nyagasani afite icyo cyifuzo cyo kwakira iyo soko y'amazi afutse, Nyagasani ayimugenera rwose ku buntu, c'est gratuit, nta kiguzi, nta feza, nta mafaranga. Ushaka Nyagasani wese amugeraho, ushaka Nyagasani wese amugeraho. Ibyanditswe bitagatifu rero bitwereka yuko urukundo rwa Nyagasani twese duhamagariwe kurubamo rwose. Imana iri rwagati muri twe, ni umukiza, yaratsinze kandi ikoresha urukundo rwayo, igakoresha ibyishimo byayo, natwe tugasendera urwo rukundo. Niyo mpamvu tuzabyina, tuzishima mu ijwi riranguruye. Tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Sofoniya, umutwe wa 3 umurongo wa 17. Sofoniya umutwe wa 3 umurongo wa 17. Urwo rukundo rero ntabwo abantu bagiye barwakira uko bikwiriye. Urwo rukundo cyangwa iyo soko y'amazi afutse, hari igihe abantu bayizibya bagashyiramo ibituma amazi adasohoka neza. Cyagiye barangwa n'umwanda w'ibyaha, cyagiye barangwa n'ikibi. Icyo gihe urimo kuzibya ya soko y'amazi afutse, kandi uhamagariwe nawe gufungurira abandi kugira ngo ayo mazi abagereho. Iyo rero uyizibije, bituma wowe ubwawe utangira iyo neza y'Imana yageneye abantu igomba gukwira hose. Niyo mpamvu rero burya buri wese wahamagariwe kutabera abandi ikigusha cyangwa opaque, ikintu gihagarika iyo soko y'amazi afutse. Tugomba rero kugendana, tukumva yuko mu rugendo rwacu, mu butumwa bwacu, tugomba gutuma iyo soko cyangwa gutuma umutima wa Yezu, ibyo byiza by'umutima mutagatifu wa Yezu, abantu babiyoboka. Hagowe rero abaza kwitambika imbere y'iyo soko, kuko abo ngabo nta murage bazagira mu ngoma y'ijuru. Ugomba rero gutuma abandi nabo bagira ubamara inyota y'ibyo bakeneye. Icyo bakeneye rero nta kindi, ni umukiro n'ikuzo ry'Imana. Uretse ibyanditswe bitagatifu mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya, n'abandi bahanga ba Kiliziya bagiye batubwira uko tugomba kwakira no gutanga urwo rukundo, gutanga ayo mazi nk'ikimenyetso cy'urukundo Imana yaduhaye, gutuma iyo soko y'amazi igera ku bandi. Ese iryo jambo ryagaye rite mu mateka? Résonance de la parole dans l'histoire. Mu mateka ryagiye rigaragara gute? Twagize twese inyota y'urwo rukundo. Tumaze kugira iyo nyota y'urwo rukundo, buri wese arashakisha, akora iyo bwabaga, tukumvira Imana ikidusaba kugira ngo niba ari ugukubita inkoni kuri urwo rutare, amazi avubuke ahabwe abayakeneye. Twabwiwe ko mu mateka natwe tugomba gutuma ayo mazi adakama, iyo soko idakama, maze abantu bakagera ku byiza Nyagasani yabageneye. Ese noneho ijambo ry'Imana tubwirwa, abantu muri iki gihe, muri isi yacu, bagiye babikomeza bate, barifata gute? Abahanga ba Kiliziya benshi bagiye bagaragaza icyo gikorwa nk'impano ya Roho Mutagatifu, nk'impano ya Roho Mutagatifu. Yesu Kristo niwe soko, niwe soko y'ayo mazi atanga ubugingo. Ijambo riherekeza iyo soko
iryo jambo ribiherekeza niryo koko rirema. Twibuke ko no mu iremwa Imana yagiye ivuga ijambo ntihabeho, 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 nuko hakabaho. Ijambo rero burya rirema. Niyo mpamvu ijambo Nyagasani yakoresheje aduha umutima we, anadusaba ko natwe twawuha abandi, maze iyo soko y'amazi, iyo soko y'ubuzima igakwira hose. Ijambo ribiherekeza riba rifite agaciro gakomeye. Iryo jambo rero niryo tubona cyane cyane mu masakaramentu duhabwa. Twebwe rero nk'abemera twavutse ku bwa Roho, twebwe nk'abemera twavutse ku bwa Roho. Niyo mpamvu tugomba kureba muri urwo rutare rwavutsemo amazi, tugomba kubonamo inyota y'Imana yo kudukiza. Imana ishaka ko dukira, Imana ishaka ko twakira ibyo byiza itugenera. Iyo soko y'Imana ni muri Yezu Kristo. Hanyuma ibyo duhabwa muri Yezu Kristo bituma natwe twegera abandi, noneho tukababera isoko y'ibyishimo, tukababera isoko y'ibyishimo. Mutagatifu Agustini we atubwira ko tugomba kurangamira uwo mutima mutagatifu wa Yezu. Kuri we rero igituza cya Yezu Kristo ntabwo ari cyo soko gusa y'amasakaramentu, ahubwo kinatuma, kinagaragaza, kinaba n'ikimenyetso cy'urukundo nyarwo rw'Imana mu bantu. Mvuga ngo mu gituza cya Yezu Kristo, mu mutima we, ni isoko y'amasakaramentu, ariko noneho bikaniyongeraho ko bituma urwo rukundo rw'Imana mu bantu rusugira rugasagamba. Ni ahantu duhurira n'urwo rukundo rw'Imana. Urwo rukundo rw'Imana rwinjirira cyangwa turusanga by'umwihariko mu mutima. Uwo mutima rero niyo mpamvu ugomba kubungabungwa. Ni hahandi hibanga hakomeye cyane, nkuko twabivugaga. Ni n'ahantu hashyigikiwe ku buryo kuhagera tugereranyije na hahandi nk'uko imiswa ikora. Muzi ko imiswa haba hari iyindi miswa myinshi igaragiye urwiru, umwami wayo. Haba hakomeye cyane, iharinze cyane. Iyo wageze kuri urwo rwiru nibwo koko wavuga ko wasenye iyo miswa. Natwe rero umutima niho centre. Iyo wageze ku mutima nibwo uba uvuga ko washyikiriye neza koko uwo muntu. Umuntu mushobora kugendana ariko umutima we mutari kumwe. Umuntu mushobora kuvugana kuba mwicaranye ariko umutima we uri ahandi. Iki gihe ntabwo muba mwunze ubumwe. Ushobora kuba uri mu isengesho, uri hariya, akaba ari wowe uhari, ari presence physique, ariko umutima wawe udahari. Iki gihe ntabwo biba bimeze neza. Niyo mpamvu rero ku mutima niho kure cyane. Aho kure cyane rero harinzwe. Iyo wahageze uba ushobora kugira icyo ugeraho. Mutagatifu Yeronimo we atubwira ko tagomba gusa kwishimira ubwiza bw'ayo mazi avuka mu mutima wa Yezu, ahubwo ko tugomba no kuyakira. Tugomba no kuyakira, tukayanywa, tukayakira muri twebwe. Ne jouis pas de la beauté des cours d'eau, mais bois l'eau vive du côté du Seigneur. Suko yakira ari igihe umuntu agarukira gusa mu gutangara ati yo ni byiza, byari byiza, ibintu ni byiza rwose, ariko se ibyo byiza byose wowe ubwawe ukuyemo iki? Ati batwigishije we, batubwiye, ariko se utahanye iki? Ntabwo rero ni byiza kwigishwa, ni byiza kuparticipa,
ariko se utahanye iki, usigaranye iki mu byo wabwiwe? Mutagatifu Yeronimo rero niwe utubwira ko ntabwo tugomba kwishimira gusa ubwiza bw'ayo mazi, kwishimira gusa ibyasohotse muri uwo mutima wa Yezu Kristo, ahubwo tugomba no kwishimira kubigira ibyacu. Mutagatifu Bernard we nawe agaragaza nk'ikimenyetso cyo kwiyegurira uwo mutima, urwo rukundo rw'umutima mutagatifu wa Yezu, aho agaragaza ko muri icyo gikomere ariho hakomoka isoko iyo amayobera y'urukundo rwa Yezu Kristo. Amayobera y'urukundo n'impuhwe bya Yezu Kristo bikomoka muri icyo gikomere cya Yezu Kristo mu mutima we. Ni ukuvuga rero ko natwe igihe twumvise ibikomere by'abandi tukahuza n'icyo gikomere cya Yezu Kristo, ni icyo ngicyo bita gutanga nawe amazi, donere à boire. Namwe nimubahe icyo banywa, namwe nimugire uko mubagenza. Iyo rero wumvise uburyo Kristo yakomeretse mu mutima we, uko umutima we washwanyagurikwaga, nawe ugomba kumva yuko abandi bantu bashengutse umutima ugomba kubegera ukabomora. Ibyo bikomeye rero bitwereka neza nyirizina ibanga rikomeye ry'umutima wa Yezu Kristo, ibanga rikomeye ry'umutima wa Yezu Kristo. Mutagatifu Bonaventure we atwereka muri uwo mutima wa Yezu Kristo, awutwereka nk'isoko y'amasakramentu n'ingabire, isoko y'amasakramentu n'ingabire, maze bigatuma habaho une relation d'amitié, habaho ubwo busabane bw'ubucuti, hakabaho uko guhura nyirizina na muntu agahura na Yezu Kristo, kubera kurangamira urwo rukundo yadukunze, yemera ko umutima we ushwanyagurika kubera twebwe. Urwo rukundo rero aduha uwo Mutagatifu Bonaventure, atwereka ko ariyo soko y'amasakramentu ndetse n'ingabire turonka. Ibyo turonka byose bikomoka muri urwo rukundo Imana yakunze abantu mu mutima wa Yezu Kristo. Niho rero tubonera ibyo byiza byose Kiliziya igenera abana bayo. Ni ibanga rikomeye, ntabwo ubonetse wese ashobora kubyiyumvisha. Niyo mpamvu rero iyo twemeye ko Nyagasani aza mu mitima yacu, iyo twemeye ko Nyagasani atwikiriza, icyo gihe twinjira neza muri uwo musabano wa Yezu Kristo, aho natwe yatubwira ati rwose haguruka usange Imana, haguruka uyisange, ba nk'akanuma keza karitse mu rutare, maze ube nk'iyo nyoni iza isanga igurukanye inkuru nziza, maze nawe wifungurire abandi bose. Ngiyo rero imvugo shusho igaragaza urwo rukundo rw'Imana yakunze abantu, tugomba gushakashaka igihe n'imburagihe. Iyo rero tumaze kubona urwo rukundo Imana yadukunze, duhamagariwe natwe rwose kurugeza hirya no hino. La diffusion de la dévotion au cœur du Christ, kwamamaza ibyiza by'urwo rukundo rw'Imana. Burya iyo twiyegurira Imana tuba tugira ngo tuzaba bamamaza butumwa, tuzaba bamamaza ibyo byiza by'Imana. Kandi igihe cyose dufashe umwanya twongera tukazirikana, twongera tukareba uko tubayeho, burya tuba twinjiye muri uko kwamamaza, muri iyo diffusion, muri uko gusakaza ibyiza by'Imana. Ibyiza by'Imana ntubyikubira,
ahubwo wowe uba nk'umuyoboro wabyo, uba nk'umuyoboro wabyo. N'umuyoboro gusa ngo bigende bihite wowe usigare wumaganya aho ngaho, ahubwo nawe mujyananamo. Ubwo butumwa Nyagasani aguha ntabwo Nyagasani abukoraho ngo wowe usigare, ahubwo muragendana maze ugashyira abandi ubwo buzima. Iyo uko tuba tubayeho cyane cyane mu buzima mufite bwo kuyegurira Nyagasani muri iyi si icuze inabi, bisaba ko habaho uko kwigengesera, kugira ngo ya soko y'amazi idatobama, Iyo ugiye ukabura ubushishozi, ya soko ishobora gutobama, kuko ibi bya kidobya si bikeya, ni byinshi rwose, biba biteze umuntu hirya no hino. Ibyo byose bishaka gutuma gutoba ya soko y'amazi, cyangwa kuzibya ya soko y'urukundo rw'Imana. Ni byinshi cyane. Kubitsinda rero ni uko ugomba kwiringira Nyagasani, ni uko ugomba kureba Nyagasani, maze akaba ari we ukwifashiriza. Muri iki gihe rero ntabwo kiliziya yo muri iki gihe ntabwo ishyira ku ruhande Roho Mutagatifu uza kudufasha kugira ngo twumve neza iyo soko y'amazi afutse, kugira ngo iyo soko itaziba. Kiliziya idufasha, iduha Roho Mutagatifu, iduha ubwo bushishozi, iduha inyigisho zishobora gutuma tuzibura, tukamukoresha iryo jambo, tuzibura iyo soko ishobora kuziba. Isoko y'irahari ni uwo mutima, ariko hari igihe umutima wacu udaterera mu wa Nyagasani. Urukundo nyarwo, iyo umuntu avuga ngo runaka akundana n'uriya, n'imvugo akenshi abantu bakunda gukoresha, bavuga ngo umutima wawe uraterera mu wanjye. Iyo rero umutima wa Nyagasani, iyo wumva umutima wawe utera ugaterera mu wa Nyagasani, burya muba mwaranywanye. Rimwe na rimwe nk'iyo abantu banakundana cyane no mu ngo zacu, mu miryango yacu, hari igihe ujya kuvuga ikintu umuntu akajya agenda kuzuza, ukagira ngo mwari kumwe cyangwa muratekereza bimwe. Burya ni ikiba kigaragaza ko mwatangiye kunywana, urukundo rwabaye rumwe. Hariho n'igihe bajya batwereka umukecuru n'umusaza bose bitwaje utubando, abuzukuruza bari hariya, ukabona bameze kimwe, ukabona rwose baranasa. Ni ikimenyetso cy'uko urwo rukundo, kubera isoko bose bavomaho, barageraho bakamera, bagasangira bimwe, bakazaba umwe. Niyo mpamvu n'Abanyarwanda bo barabivuga ngo imfura na se bagira bate? Imfura na se barangana. Ni ukuvuga ngo uwo ushaka gusa nawe ugera ukamera nkawe. Hari isengesho tuvuga ry'Ukaristiya ridusaba yuko ngo tugomba guhinduka tugasa n'uwo duhawe. Kandi burya koko iyo wanywanye nawe, iyo mwumvikana, iyo soko itazibye, icyo uhabwa ugeraho ugahinduka cyo, icyo uvuga ugeraho kikakokama, akaba ari byo uhoramo. Burya iyo wamenyereye kuvuga neza, niyo baza bakagira gute, buri gihe nibyo bikoka mugahora uvuga neza, uri muryoshye, uri muhora akeye, abantu bakagufata gutyo, kandi koko bakanabigusabira ukabona birabashye. Ariko uzarebe iyo uri gica, abantu bagera hariya bose bagahunga, ugera hariya ibintu byose bikava mu nzira, n'abakubonye iyo bumva kuri hafi ibintu byikura mu nzira, nta n'icyo uvuze. Icyo gihe rero niyo mpamvu iyo isoko nyayo uyirangamiye, wiringiye Nyagasani, byose bigenda neza. Tugomba rero kwamamaza ibyo byiza by'umutima mutagatifu wa Yezu. Batubwira mu mateka bamwe baranzwe no kwamamaza ibyo byiza, urwo rukundo rw'umutima mutagatifu wa Yezu. Buriya iyo turimo kuvuga izo ngero z'abantu babayeho, ni ukugira ngo natwe twumve ko niba barabayeho nkatwe, kuki twebwe tutabishobora.
niba urwo rukundo rw'Imana rwarabagezeho rukabahindura, kuki twebwe rutaduhindura? Twibuke nka Pawulo mutagatifu watotezaga rwose kiliziya, ahuye na Nyagasani akamuhindura, yarahindutse rwose, arahindukira, metanoia, arahindukira, ibyo aba yaragiye gutoteza noneho aba ari ubarwanirira. Niyo mpamvu rero iyo wiringiye Nyagasani byose birashoboka. Hari rero abagiye barangwa n'ubwo butumwa bwiza bwo kwamamaza ibyiza bya Nyagasani. Ingero ni nyinshi, abo twavuga ni benshi. Hari nka mutagatifu Lutigarde, mutagatifu Mectilda, mutagatifu Angele de Foligno, mutagatifu Julienne, mutagatifu Gertruda. Abo ni abagore bamwe na bamwe baranzwe no kugira experience yo guhura na Yezu Kristo, maze mu mutima wabo bakagira ihumure, bakumva baruhutse. Iyo tuzirikana ubuzima bwabo, ubuzima bw'abatagatifu, twumva nk'abo bagore ukuntu bagiye bahura na Nyagasani bakumva baruhutse. Nk'abo ngabo nyine, mutagatifu Mectilda, mutagatifu Angele, mutagatifu Gertruda, mu isengesho rero bahuraga na Nyagasani, noneho umutima wabo bakawerekeza kuri Nyagasani. Kenshi niyo barimo kubashushanya, hagiye bamushushanya umutima, umutwe we yawushyize ku gutwi, yagushyize ku mutima wa Yesu, akumva uko umutima utera. Muzanarebe n'abantu bakundana cyane buryo barimo guhoberana, umwe ari muremure undi ari mugufi, ntabwo avuga ngo reka mpagarare hejuru, oya, agira gutya akiryamira mu gituza, bagahoberana, akamwumva, bakumvana rwose. Ikindi ni imvugo nshusho, uburyo nk'umwana mutoya ntabwo yirirwa avuga ngo baterure, hari igihe bamaze kugira ibindi biro, akajya munsi rwose, ukabona nka mama we amufashe ku mutwe, akana karaho munsi y'ibiganza bye by'umubyeyi, cyangwa kakajya ku ruhande, ukabona kari munsi y'akaboko ke. Icyo gihe ni ukuvuga ngo umwana yiyumva ari kumwe n'uwo mubyeyi. Aba batagatifu rero batwereka yuko iyo yabaga ashyize umutwe we mu gituza cya Yezu Kristo, cy'umukunzi we, yumva aruhutse, agira amahoro. Ibyo nabyo bigaragaza umwanditsi Yohani, umwanditsi w'ivanjiri, we banabitubwira koko no mu ivanjiri, ati wa wundi wabaga yegamiye mu gituza cya Yesu. Twibuke ko icyo gihe byari igihe gikomeye cyane, kwa kane mutagatifu araye budupfire. Yohani niko byari bimeze, donc umeze nk'akana kitetesheje imbere y'umukunzi w'umubyeyi. Natwe rero muri uwo mutima mutagatifu wa Yezu, muri ibyo byiza bya Nyagasani atugenera, niho dutetera, niho dutetera. Ahandi mu bandi bantu nabo tubona bagaragaza uko kwamamaza ibyiza by'umutima mutagatifu, uretse abatagatifu Gertruda, Mectilda, n'abo bagore bagaragaje iyo nyota y'umutima mutagatifu, hari n'abandi b'abagabo nk'uwitwa Rudolphe de Saxe, nawe yabonye mu mutima mutagatifu wa Yezu iyo sano ikomeye yo kwegerana. Umuntu wese wegereye icyo gikomere cy'umutima mutagatifu wa Yezu yiyumvamo urukundo rurerure, urukundo nyarwo. Mutagatifu Gatarina w'Isienne yakunze kwandika avuga ku byerekeranye n'uwo mutima mutagatifu wa Yezu wafunguwe, akatwereka ko buri wese hagomba kubaho
rencontre réelle et personnelle, uko guhura na Yezu mu buryo bufatika kandi mu buryo bwihariye, buri wese agahura nawe bikagaragaza urukundo nyarwo, agaragaza urukundo nyarwo. Uwo mutagatifu rero Gatarina Wisiyene yifuzaga ko kugaragaza iryo banga ry'umutima mutagatifu wa Yezu, atwereka uwo mutima wafungukiye bose, atwereka urwo rukundo Imana yakunze abantu kugeza ubwo Yezu Kristo ababara kugeza ku ndunduro, ababara kugeza ku ndunduro. Abenshi rero mu bagiye bakora ibikorwa runaka by'urukundo, abagiye bashinga imiryango y'abihaye Imana, bagiye bavuga kuri uko kwitagatifuza banyuze mu mutima mutagatifu wa Yezu. Nka mutagatifu Yohani Jean Ed nawe agaragaza ko amaze kuba mu buzima bw'abamisiyoneri, kuba hirya no hino, yiyeguriye rwose umutima mutagatifu maze awamamaza mu butumwa yari arimo, aho yari yaroherejwe nyine muri kiliziya nk'umumisiyoneri. Hanyuma abepiskopi bamuyoboraga bamwemerera ko yashyiraho umunsi mukuru w'umutima mutagatifu, yahimbaza ibyo byiza bya Yezu Kristo mu mwaka w'1670. Mu mwaka w'1670 nibwo batangiye mu kwamamaza ibyo byiza by'umutima mutagatifu wa Yezu, urwa rukundo rwadukunze rwose. Uwo ni mutagatifu Yohane Ed. Mutagatifu François de la Salle, Francisco wa Sales, mu gihe gishya cya vuba aha, nawe agaragaza uburyo tugomba kuguma mu rukundo rw'Imana, twiyegurira ubwo rukundo, uwo mutima mutagatifu wa Yezu. Mu nyigisho ndende yagiye atanga rero, Francisco agaragaza ko abantu bagomba kurangwa n'ubwo buzima bushya, nuko kuba koko abantu biringira Nyagasani. Nicyo Nyagasani ahamagarira bose, kugira ngo babashe kwakira izo mpano, izo ngabire, izo ngabirano Imana ibagenera. Abantu bose rero bagomba guhamya no kwamamaza ibyo byiza by'umutima mutagatifu wa Yezu. Icyo rero twakumva muri ibi by'abatagatifu bagiye bahamya cyangwa bashaka ko natwe duha abandi amazi yo kunywa, donner à boire, natwe dufasha abantu kumva ibyo byiza Yezu yatugaragarije mu mutima we, nuko natwe tugomba kwemera rwose, maze tugafata intwaro z'urumuri, tukagenda kwamamaza ibyo byiza, kugira ngo tugende dufunge ya handi amahwa yangije mu bikomere bya Yezu Kristo. Tuzakoresha iki? Tuzomoza iki? Tuzakoresha iki kugira ngo twomore ibyo byose byangiritse, dusane ibyo byangiritse? C'est une nouvelle déclaration d'amour. Nukongera kugaragaza ukwidekarara ko dukunda wadukunze. Iyo declaration uko guhamya rwose ati ndacyagukunda kandi ndacyagukomeyeho, ndacyagukunda kandi ndacyagukomeyeho. Iyo muvugurura amasezerano buri wa gatandatu mutagatifu mu gitaramo cya Pasika, tuvugurura amasezerano y'abatisimu. Iyo turimo kuvugurura amasezerano y'abatisimu, twongera tugahamya tuti turacyagukomeyeho, turacyakwemera, ntabwo tuzakuvangira, tugukomeza tubihamya. Iyo twagiye mu masezerano y'abiyeguriye Imana, tukabona ibyo abandi barimo gukora,
iyo twagiye mu itangwa ry'ubusaserdoti, natwe turongera twavuga tuti turacyagukomeyeho, turi kumwe nubwo bigoranye bwose, ariko turacyahari, komeza uturebane impuhwe. Ni igihe rero cyo kuvugurura, une nouvelle déclaration d'amour. Turacyakundana, nicyo cyonyine gishobora kongera kugarura abantu muri mudu, kugarura abantu ku isoko ifutse. Turacyakundana nubwo bwose nagiye kure yawe, turacyakundana. Nacyo kimenyetso ejo mu misa y'umuryango nakoresheje, aho umwe yapfukamye undi akamubwira ati rwose nyuma yo kuvuga isengesho ryo kwicuza ibyaha no gusaba kumusaba imbabazi, ati turacyakundana, haguruka. Nuko umwe agahagurutsa mugenzi we, bagahoberana. Turacyakundana, une nouvelle déclaration d'amour. Kuba rero tugikundana, natwe nk'abiyeguriye Imana turacyakunze ubutumwa, turacyakunze ibyo twasezeranye. Buri wese afite isezerano rye. Rero mbere na mbere n'iryo sezerano ry'abatisimu, naryo burya rirahagije kandi rirakomeye, n'ayandi masezerano tugenda twongeraho, n'ibindi byifuzo natwe ubwacu tugenda twongeraho, ati Nyagasani nunkorera iki, Nyagasani nunkorera ibi, nunkorera ibi. Buri munsi ni umunsi wo kuvugurura isezerano ryacu n'Imana. Iyo twongereho umunsi w'ubuzima, burya wari ukugira ngo twongere tuvugurure, twongere tugire indi ntambwe dutera. Iko kuvugurura rero niko gusana ibyangijwe n'ikibi, ibyangijwe na ya macumu yashinzwe, na rya cumu ryashegeshe umutima mutagatifu wa Yezu. Niko komora bya bikomere, byaba ari byo mu biganza, mu birenge, ku mutwe, ya mahwa yose yashingwaga umukiza wacu. Mutagatifu Margarita Maria ibyo byose abishyira mu ijambo rimwe, ibyo bitaga réparation, gusana. Ni ukureba rero, iyo ugiye gusana, iyo utabaye inyaryenge, ushobora gusambura aho gusana. Abarundi niko bakunda kuvuga, ushobora gusambura aho gusana. Noneho niba ari ugusana, menye ko wenda ari nk'inzu, ugomba gukoraho umusumari neza, ukongera ukawutera ahandi neza, kugira ngo bitaza kugira iki, hatazava. Gusana rero burya birarushya cyane, gusana birarushya, kuko bigusaba kongera kwitonda kugira ngo udasanura cyangwa udashwanyaguza kurushaho. Niyo mpamvu rero bisaba ukongera kwiyegurira Nyagasani, kongera kwiyegurira urwo rukundo rw'Imana, kugira ngo hato utagira icyo ukomeretsa. Uwo mutagatifu rero Margarita Maria Alacoque tugiye no guhimbaza imyaka 350, imyaka 350, atwereka yuko tugomba gusana ibyo byose byangijwe n'urukundo ruke rwacu. Niyo mpamvu rero Nyagasani atwereka uburyo tugomba kubyitwaramo, kugira ngo tudasambura kandi twibwira ko twaba tugiye gusana neza. Tugomba kongera kurangwa n'urwo rukundo, by'umwihariko urukundo rubabarira, urukundo rwitangira abandi, urukundo ruzirikana ibyiza Imana yagiriye abantu. Uretse uwo mutagatifu Margarita Maria Alacoque, tubonamo na mutagatifu Claude de la Colombière. Nawe agaragaza iyi experience, cyangwa yari nka père spirituel uwo mubikira, agaragaza yuko tugomba kuba le défenseur et le diffuseur w'ibyiza by'Imana, kubidefanda kugira ngo hatagira uza kubyangiza. Niba
tuvuga wenda ari nk'inzu urimo gusana, iyo utayidefanze ngo hatazagira abatera y'amabuye amabati akamenagurika, ugomba gushyiraho uburinzi. Uburinzi rero tugomba gukora mu kurinda rwa rukundo Imana yadukunze, mu kurinda rwa rukundo tugomba gukunda abandi, nuko ibiza bitakubera ibiza, ahubwo ibiza muri wowe bigasanga warakanarije, warakoze imiyoboro y'ibyo bibi bigenda, hanyuma ibyiza ukabisigarana. Umuntu yaba aje kugutera amacumu, aje kugutera ibisu uko tubivuga, aje kuguserereza, wowe ukaba warangije kumubona mbere, hanyuma ibyo akubwira ukabinetraliza cyangwa ukabyamortisa, ukabiburizamo. Niba aje kukubwira ngo ariko ngo uriya muntu niwe wakurogeye, uriya muntu niwe wakugiriye gutya, uriya muntu niwe ugira gutya, wowe mubwira uti ahubwo uwo muntu ashobora kuba ari umugizi wa neza, ashobora kuba hari icyo ashaka ko akugeza. Wa muntu uje kukubwira amagambo nk'ayo, buryo warangije kumushyira ku ruhande. Ibyo bigaragarira cyane cyane burya iyo urangaye, abantu barangara, wohokera abapfumu. Abapfumu nta kindi bagukoretse kuguteranya, kandi iyo baguteranyije ni wowe wijyanyeyo, ni wowe ubyiteye. Nta nubwo ujya wumva umuntu ukubwira ngo buriya uriya muntu yakugiriye nabi, uriya muntu n'umwanzi wawe, byibura ngo uwo muntu numwumva umubwira ati ngaho mfasha, ahubwo noneho turebe uko tumukunda, ahubwo uramubwira ati ngaho mfasha turebe uburyo tumukizaho. Iki gihe rero ntabwo iby'urukundo rwa Yesu Kristo uba ubisigasiye, ahubwo ubisenya. Urukundo rwa Yesu ni rwa rundi rubabarira. Twibuke ko ku musaraba yavuze ati mubabarire kuko batazi ibyo bakora. Ibyo ngibyo natwe nibyo tuba tuvoma muri umutima we. Ntabwo tuvomayo kuko nta rwango yigeze, ntabwo tuvoma y'ibibi, ahubwo tuvoma y'ibyiza. Ahubwo nuko tubivoma tukabivomera mu biva, bikaza bikayoyoka, cyangwa bikaza bigahura n'ibindi bibazo. Ibyo bimera nyine nka za mbuto zaguye mu gitaka cyiza, mu rubuye, mu mahwa. Natwe rero hari igihe duhura n'ibyo ngibyo. Hahirwa rero abo imbuto zabo zizagwa mu gitaka cyiza. Niyo mpamvu rero aba batagatifu bose bagenda batubwira uburyo tugomba gusanasana ibyo byose byangijwe, kandi tukaba abahamya babyo, yaba ari ukubirinda, yaba ari ukubisigasira. Undi mutagatifu papa atubwira ni mutagatifu Charles de Foucauld. Charles de Foucauld ni umutagatifu wabayeho kandi nawe akamamaza ibyiza by'urwo rukundo rw'Imana. Kugira ngo tubishobore tubibemo neza koko, nuko tugomba kuba fidèle à l'évangile. Kuba fidèle à l'évangile. Evangile tubwira iki? Hari igihe umuntu ajya tubwira evangile yanjye tuba tubonanye. Buri gihe wajya gukora ikintu avuga ati iyo abatari evangile ntabwo twari kuba tubonanye, twari kuba mbiri, twari kuba babiri. Ariko evangile dore icyo yangize. Buri evangile iyo utekereje iyo evangile, niko uyu mutagatifu Charles de Foucauld yabwiraga be cyangwa tumwigiraho, yumva yuko evangile hari ikihindura mu muntu. Ese ubu ngubu wowe utari wamenya evangile, utari wigishwa, na n'ubu ngubu wayimenye, hari itandukaniro? Niba ntaryo ritagaragarira abantu babandi batabizi, uzajya uvuga uti yewe banza narangizaga umuhango, wumva evangile ikigendera, nta mbuto zisigara aho ngaho. Iki gihe rero uyu mutagatifu Charles de Foucauld, Karol wa Foucauld, atwereka yuko tugomba rwose gusiga imbuto, kubaho mu budahemuka dukurikije evangile. Undi mutagatifu ni Teresa w'Umwana Yezu, we ugaragaza urwo rukundo maze agahora yiringiye Nyagasani nk'umwana udashoboye,
akumva ko ubuzima bwe ari nyagasani wenyine. Nyagasani wenyine niwe rutare rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani wenyine niwe buhungiro butavogerwa, sinteze guhungabana. Ikindi kigomba kuturanga ni ukuba koko nka Yesu Kristo, tukarangwa n'urukundo. Yesum Caritas, Yesum Caritas, kuba urukundo mu bantu. Kuba urukundo mu bantu bizatuma tuba koko ba bantu barimo gusana ibyangijwe n'urukundo ruke rw'abantu. Kuba urukundo mu bantu. Umutagatifu Charles de Foucault akomeza agaragaza koko ko tugomba kuba urukundo mu bantu. Urwo rukundo mu bantu rukagera hose, rukinjira muri bose, maze bose bakareka bakabeshwaho na Yesu Kristo. Nibwo tuzaba tuvomerera izo mbuto zumaganye, nibwo y'amazi natwe tugomba gutanga kugira ngo abandi bagire ubuzima. Nuko kuvomerera, nuko kwegera abandi tukabagaragariza urukundo, tukabagaragariza urukundo. Noneho umutima wacu tugatekereza buri gihe, tugahumeka ibyiza by'Imana, tugahumeka ibyiza by'Imana. Mutagatifu Teresa w'Umwana Yezu we yumvaga ko umutima we uterera mu wa Nyagasani. Ibyo yabihamyaga ubwo yari afite n'imyaka 15 akiri mutoya rwose, agaragaza yuko iyo Nyagasani amubwiye, yaganiriye n'Imana mu isengesho birumvikana, abona bya bikomere bya ya mahwa yashinzwe, maze akumva muri we umutima we winjiye muri iyi si, akumva ko abaye ko kumugeni nyawe wa Kristo, ko ashaka kwifatanya nawe mu kwakira bwa bubabare Yezu yahuye nabwo. Buri impamvu tubabara tugashikagurika nuko tutumva uwo umukunzi wacu bubabare yahuye nabwo. Iyo wumvise ko uwo wakunze yababaye kugeza nayo mahwa, kugeza naho umutima we ushwanyaguritse, iyo uhuye n'ububabare ukabuhuza n'ubwe, umutima wawe ugaterera muwe, urisana kandi ukasana n'uwe. Icyo gihe rero niyo mpamvu igihe icyo ari cyo cyose, yaba ari ibyishimo byaba ari ububabare, ku mukristo kuwamenye Yezu agomba gusingiza Imana, agomba gusingiza Imana. Bibaho kubera ikuzo ry'Imana ndetse n'umukiro wa muntu. Uzi ko buriya nk'ubwo bubabare uhura nabwo ari wo ushobora kuba ari wo mukiro wawe. Hari ingero zagiye zibigaragaza cyane no mu gihe Abanyarwanda twaciyemo gikomeye cyane. Hari nk'umuntu wabaga mu gihe abandi bagiye gukora amabi, bagiye mu bitero, we akaba arwaye, ku indwara ye ikamugagaza rwose, ikamumera nabi, bigatuma atajya mu bikorwa bibi. Ya ndwara ibaye nk'indwara ntagatifu kuko iramukijije. Hariho n'abandi yajya aho kugira ngo ajye hariya mu guhunga gutya, noneho ni ubuhamya bugenda butangwa na benshi, noneho akarwara bigatuma atagenda, noneho yaguma hahandi akaharokokera. Kuba yarwariye aho ngaho atagiye hirya no hino bigatuma akira. Iyo ndwara ni indwara, niyo mpamvu no mu burwayi no mu bibazo ibyo ari byose tugomba gusingiza Imana, kuko Imana ibifitemo umugambi wabyo. Ushobora kuba urwaye bigatuma utajya gukora ibyaha, noneho ukabikiriramo. Ushobora kuba urwaye bigatuma noneho muzanabirebe iyo twagiye gutabara, hari abatangira kubura amashapure bagatangira gusenga kubera ibyago. Niyo mpamvu rero no mu byago Nyagasani aba ahari, naho tugomba gusingiza Imana, tugomba kwiringira Imana,
ibyo rero nibyo byaranga uyu mutagatifu mutoya Tereza w'umwana Yezu, wari urimo ababara rwose akiringira Imana. No mu byago Imana ibihari. Mu guhoza rero umutima mutagatifu wa Yezu wababaye, iyo uhuye n'ibyago uravuga uti si njyewe, Nyagasani nakurikiye nawe yarababaye rwose, nanjye ahubwo reka no kumushinga ihwa, ahubwo reka ndimuhandure. Umuhandura ute? Cyangwa nawe umushingamo amacumu amahwa gute? Twibuke ko mu nzira y'umusaba ngo abishiwe baramuhataga ngo yihute. Ese ubu ngubu wowe byibura urimo kubwira abo bishibe ati nimusigeho, cyangwa uraruca ukarumira? Icyo gihe rero ushobora kuba umufatanya cyangwa ushobora kumera nk'abo bishibe. Niyo mpamvu tugomba kwiringira no kumva ibyiza uwo mutima mutagatifu wa Yezu, maze tugahora twumva ugushaka kw'Imana. Mu gutuma abandi bamenya ibyo byiza by'umutima mutagatifu, mu guhandura ayo mahwa bajomba Yezu Kristo, ni kwa gutuma abantu bamenya ibyo byiza, ni kwa gutuma abantu bahinduka. Ibyo ngibyo nibyo ni ukugusana ibyangijwe. Ibyo ni nka bya bindi tubona uburyo Mariya Madalena yegeraga Yezu akamwegera rwose, mu gihe abandi bavuga ati ibyo birapfa ubusa, kuki uwo mubavu upfuye iki, twari kubonamo amafaranga, twari kubifashisha abakene. Yezu agahita ababwira ati abakene muzabahana ariko njye ntimuzamporana. Niyo mpamvu bisaba ubushishozi kugira ngo tugire aho tugera. Mariya umwe nawe tubona mu Ivanjiri, kimwe na Marita, kuba iruhande rwa Yezu. Kuba iruhande rwa Yezu nabyo bisana ibyo byangijwe, maze tugakora urwo rugendo rwo kumva Yezu, tukumvana, tukumvikana, ntitwumvirane ahubwo tukamwumva, tukumva uburyo ameze. Icyo gihe hari intera tugeramo kubera ko twunze ubumwe nawe. Hari benshi rero bagiye batubwira uburyo ubuhamya bwabo bagiye bahura na Nyagasani, maze bagahoza uwo mutima we rwose. Mu muryango w'abayezuiti nabo bagiye bagaragaza byinshi byagiye bibafasha mu guhoza umutima mutagatifu wa Yezu. Twibuke ko Papa Francisco watwandikiye ubutumwa, urwandiko, yaradukunze cyane, yaradukunze. Yari mu muryango w'abayezuiti, niyo mpamvu ubuhamya bwabo bwabaye Inyasi wa Loyola agenda yongera kugaruka kuko bagiye babaho, ndetse n'umurage uwo mutagatifu yabasigiye. Mu buzima rero bwa buri wese, mu buzima bwe buri gihe cyose, agomba kumva yuko mu mutima we, mu buzima bwe, muri vie intérieure, agomba kwiyegurira Nyagasani no gutuma abandi bamugeraho n'abandi bamugeraho. Akiyegurira uko guhoza, la dévotion de la consolation, agahoza abandi, agahoza abababaye. Niba wumva ko uri uwa Kristo, genza nka Kristo. Yezu ntawe yigeze ahutaza, ntawe yigeze ahuta, ahubwo amuha ubuzima. Yaba ababaye, yaba ameze ate, aramuzura. Ntawe yigeze ariza, ahubwo arabahoza. Nawe rero mu rugendo ufite, hoza abandi, kandi nubahoza nawe burya uzaba urimo gukiriramo, kuko iyo ugeze mu barira nawe ukaboroga, ukarira cyane, ntacyo ubamariye. Hari akajambo dusigaye dukoresha cyane, nk'iyo umusaseridoti yagize ibyago, dukunda kuvuga ngo Imana yakire uwatabarutse, ariko
nawe ukomeza abavandimwe. Kuko niba twebwe tuzi iyi experience y'ububabare, tuzi ubwo bubabare ko bumeze, duhura na benshi bababara tukabahoza, hoza n'umuryango wawe. Ntabwo ugomba gushegeshwa nk'uko n'abandi bashegeshwe. Ugomba rero kugaragaza uko kwemera ko gufasha abandi, ko kubahoza, ko kubitaho, kubera ko wahuye n'ibyiza by'umutima mutagatifu wa Yesu, wahuye n'urwo rukundo. Ntabwo ugomba guheranwa n'ako gahinda. Twibuke ko na Yesu mu kuzuka kwe, bya bindi bari bamushyizeho bumva ko ari ibintu bisanzwe, mu kuzuka kwe baragiye basanga bikirambitsaho, ngo imyenda yari irambitse iruhande hariya, we yazutse. Natwe rero ntabwo tugomba guhorana ibyo ngibyo badushyizemo, ubwo buriya mwebwe muhura n'ibigeragezo byinshi, cyane cyane burya hagize nk'uwitaba Imana niho ibintu bigorana, ya mihango n'imizirizo y'Abanyarwanda, ngo turamurebesha hariya, turamuha ibi, turagira ibi, ibyo byose ni ingorane zikomeye cyane. Ni naho ugaragariza ukwemera kwawe koko nk'umukristo. Iyo icyo gihe kibaye, komeza abavandimwe mu kwemera. Ibyo ngibyo bidashinga bishingure, hanyuma ubashingemo ibishinga koko. Ibyo bibi bishingwe nyine bijugunye, kuko ntacyo biba bimaze. Iby'ukwemera kwawe bishingiye ku kintu, uguhoza abarira. Gira rero iyo devotion, gira ubwo buyoboke bwo guhoza abandi, kandi ubane nawe, ubane na Yesu, ugendane na Yesu, ugendane n'umukunzi wawe mu nzira y'umusaraba, avec lui sur la croix. Yesu ari ku musaraba ntabwo yatakaga ngo muzakabona sha atereka nzaba, ahubwo we yaravugaga ati babarire kuko batazi ibyo bakora. Ntabwo yabaga ari mu kuvuga ngo arimo gupanga indi migambi, oya, ahubwo yirangwaga n'urukundo. Urwo rukundo rero kugendana nawe nguko, ntabwo wajya gusana ibyo utafite. Muzarebe bariya basana nk'inkweto, urimo nko kudoda urukweto, ntabwo urudoda ngo urushyire iyiya ngo nawe wicara ahangaha ngo rutakwanduza utarukoraho, urarutobatoba rwose, sibyo? N'umwenda urimo kuwudoda ntabwo uvuga ngo uzashyira hariya wowe ube hariya ube mwiza utakwanduza, sibyo? Mumera nk'aho munywanye. Icyo ushaka gusana, uwo ushaka gusana uramwegera. Hari abavandimwe baba bafite ubutumwa bwo gufasha abantu. Gufasha umuntu si ukuvuga ngo uzajya utereshereje woherejeyo gusa. Hariho n'abava mu ngo zabo bakajya kubana nabo. Burya niko gufasha nyabyo, niko gusanasana neza. Uwo usanye, icyo usanye wisanisha nacyo, kugira ngo ugikure muri ubwo babare, ugikure muri ubwo bubi, ukigire cyiza. Avec lui sur la croix. Ibyiza by'umutima mutagatifu tubisanga kuri uwo musaraba nyine, maze tukagendana nawe, tukabana nawe. Papa Piyo wa 11 wadushyiriyeho n'umunsi mukuru w'umutima mutagatifu, nawe agaragaza ibyiza byo kugendana na Kristo, by'umwihariko ku musaraba. Ikindi tuzirikana, ce sont les raisons du cœur. Umutima ufite ukuri kwawo. Ese uko kuri k'umutima ni ukuhe? Niyo mpamvu buri wese agomba kugira iyi experience ihagije kugira ngo abashe kumva ukuri kw'Imana, ukuri k'umutima wacu. Nibyo bita sensum fidelium. Si ibyo twigishwa gusa bya gihanga cyangwa by'iki, ahubwo na buri wese agira sens, agira umutima nama we, maze agakora igikwiriye. Icyo ukoze gikwiriye
kitari mu mahame, kitari mu ki, nacyo gishobora gutuma hari intera abantu bageraho. Sensum fidelium. Icyo ukora ushobora kuba cyoroheje cyangwa gikomeye. Buriya nk'abarezi, nk'ababa bafite abana, buriya ushobora guhana umwana ugakoresha sensum fidelium, uvuga uti ubundi iyo umwana akoze iki mu mategeko ahanishwa iki, we nukoresha icyo ngicyo ukamuhanisha ikindi kandi kikamugirira akamaro. Hari ibintu bajyaga baduhanisha twabaga twasakuje mu ishuri, twakoreshaga rodowazi, urubaho, bakakutegeka kuzuza urubaho kwandikaho imibare, ukayandika, si igihano se? Wabikoraga ubabaye, ariko icyo gihano kikugirira akamaro, kigatuma umenya kwandika, kigatuma umenya n'ibindi, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo sensum fidelium nayo ifite agaciro mu gutuma turangamira cyangwa twumva duha abandi icyo bakeneye. Icyo bakeneye si ibyo bihano gusa, ahubwo bakeneye nuko bashobora gukira. Wa mukiro wa muntu ni ikuzo ry'Imana. Iyo sensum fidelium rero nayo hari icyo imara. Uko byagenda kose rero tugomba gusaba Nyagasani kugira ngo adufashe ibyo dukora byose bimunyure, ibyo dukora byose bibe mu gushaka kwe, maze ikuzo rye ryubahwe. Dusane ibyo byose byangijwe mu mateka yacu, dusane ibyo byose byangijwe mu mateka yacu. Tujye duhuza ububabare duhura nabwo n'ibwa Yezu Kristo. Icyo gihe rero nibwo tuzagera ku ihirwe ridashira, kandi iryo hirwe niryo duhamagariwe kugira ngo turusheho kunga ubumwe no kugera ku cy'ingenzi. Tugomba rero gusana, tugomba guhoza abababaye, consoler pour consoler. Guhoza abantu nta kindi dutegereje ahubwo kubahoza kugira ngo natwe tubahozeho umutima, noneho inyiturano tuzayibone muri Nyagasani. Consoler pour consoler, atari uguhoza abantu gutyo gusa, atari kubahoza kugira ngo ubungukiremo, ahubwo kubahoza kugira ngo nawe igihe nikigera uzahozwe n'uwo wahojeje. Kandi Abanyarwanda barabivuga ngo ugira Imana agirirwa neza, yiturwa ineza yagiriwe, sibyo? Gira neza ubundi wigendere, ibindi ubireke. Consoler pour consoler. Ugirirwa neza n'uwo yayigiriye neza abagira Imana. Murakagira Imana rero, murakabaho, kandi namwe mube abamamaza ibyiza by'umutima mutagatifu wa Yezu, abamamaza ibyo byiza by'Imana. Yaradukunze rero umukiza wacu, tumwiyegurire kandi tube abe. Niyeguriye Nyagasani, nitabye ijwi rye, ubutumwa